Yesu ashimwe. Imana ibaha umugisha abamaze kutuyobora mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese turi kumwe muri aya materaniro aho muherereye hose mu migabane yose n'ibihugu bitandukanye, kwitanga mugafata iki gihe kugira ngo tube hamwe imbere y'Imana. Aya masaha turamya Imana, duhimbaza Imana, dusenga Imana. Uwiteka Imana abaha umugisha mwinshi ukomeye cyane. Rero mbere ko twinjira mu mwanya w'ijambo, reka n'ubundi tumaze kuramya Imana n'akanwa kacu, reka uyu mwanya tuwukoreshe mu kuramya Imana dukoresheje ubutunzi, dukoresheje umugisha Imana yaduhaye. Abo turi kumwe ku mbuga z'abakunzi Imana, nimero cyangwa se uburyo dukoresha dutura dusapotinga umurimo w'Imana, message mwamaze kwibona. Ndatekereza ko buri umwe wese ashobora gukoresha imwe muri izo nimero kugira ngo atange icya 10, atange amaturo. Hanyuma badukurikiye kuri IM12 TV hariho nimero zirimo zitambuka aho ngaho hasi. Hariho nimero zo gutanga icya 10, hariho nimero z'amaturo, nimero zo gusapotinga umurimo w'Imana bijyanye n'igihugu icyo ari cyo cyose waba uherereyemo. Rero muri kano kanya urambura ikiganza cyawe ubikore. Turi mu gihe cya money transfer, igihe amafaranga yoherezwa mu buryo bworoshye. Wakoresha mobile money yawe, M-Pesa, Limikash, wakoresha word limit, uburyo bwose ubwo ari bwo bwose washaka gukoresha buroroshye. Kandi niyo waba ukeneye gukoresha Western Union cyangwa se MoneyGram, nabwo wakwandikira imwe muri izo nimero zirimo zitambuka aho hasi burimo murazibona kuri screen zanyu. Hanyuma ugafata amazina ushobora koherezaho bijyanye n'igihugu icyo ari cyo cyose waba ushaka koherezamo. Imana rero ibaha umugisha. Ni byiza yuko dukorera Imana n'ubutunzi Imana yaduhaye. Gutura ni Bibiliya, Imana yacu ikenera amaturo. N'ibihugu tubamo bikenera imisoro, ibintu byose dukora bikenera ikiguzi. Rero gutanga amafaranga yawe mu bwami bw'Imana, ugashyigikira umurimo w'Imana, ugashyigikira umuhamagaro, ugashyigikira ijambo ry'Imana, ugashyigikira amavuta y'Imana, n'ukuri nawe Imana izaguha umugisha. Kuko aya maturo yo kubaka ubwami bw'Imana, natwe turi hano kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, dusohoze umuhamagaro Imana yaduhamagariye. Rero uko ubikora birandikwa mu bwami bw'Imana. Hari byinshi wishyura muri iyi si ugahita utahana risiti n'ibyo wishyuye ukabijyana bikabirangiriye aho ngaho, ariko imbuto yawe utanga mu bwami bw'Imana, imbuto yawe utura mu bwami bw'Imana ntabwo birangirira hano. Biravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye. Ibyo dukora byose, imbuto tuba mu bwami bw'Imana, dufite inyungu hano muri isi turimo, ariko kandi hari izindi nyungu mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yaravuze ngo mubike ubutunzi bwanyu aho inyenzi n'ingese bitagira. Ibyo dukora muri iyi si birashira, byose bigira garanti bikarangira. Amafaranga muri banki arashira, imyambaro irasaza, ibyo kurya urarya umunsi ukabyibuha ejo urukananuka, inda zacu ntizijya zihaga, amaso yacu ntaga kureba. Ariko ikintu cyose ukoze mu bwami bw'Imana gifite inyungu muri ubu buzima, gifite n'inyungu mu bwami bw'Imana. Ntabwo Imana izibagirwa imirimo yawe, ntabwo Imana izibagirwa kwitanga kwawe, ntabwo Imana izibagirwa ibyo ukoze. Amaturo utanze ntabwo agarukira muri IM, muri Loves of God Ministries, oya, ahubwo yandikwa mu bwami bw'Imana. Rero Imana mu ijuru ibampera umugisha. Reka n'ubundi tubasengere mwebwe mwese musapotinga umurimo w'Imana, mutanga icya 10, mutanga amaturo, mwebwe mwese mubiba imbuto ijoro n'amanywa. Reka dusenge kugira ngo Imana ibaha umugisha. N'abatagize icyo babona uyu munsi,
Imana ibacira inzira kugira ngo ubutaha muzabe mufite icyo mutanga, kandi mugire ibyo mutanga, mugire n'ibyo musigarana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turasengera abana bawe Data babibye muri uyu murimo wa Loves of God Ministries, abo ngo bose mwami bitanga, abo ngo bose mwami babiba imbuto zabo, abo ngo bose mwami batanga icyacumi muri uyu muhamagaro, batanga amaturo, basapotinga ya Mutware TV, basapotinga ibikorwa byawe mwami, no kuri ubaha umugisha. Turakora ko simwa murambuye ikiganza cyiwe akabiba muri uyu murimo. Uyu mugoroba reka ukuboko kwawe kumuhaze, reka umuhe umugisha mwami kuko akwiriye kubona umugisha, reka umugirire neza kuko abibye imbuto mu bwami bwawe, reka umufashe mwami, reka umushyigikire, reka mwamutura imitwaro yikoreye, reka mwamuhaze kwifuza kwiwe, reka Data ukemura ibibazo byose afite mu buzima bwiwe. Turamusengeje Jehova Jire, jambo ryavuga ngo nimungerageje icya 10 n'amaturo muzareba ko ntabagomeraho umugisha mukaburaho mu bukwiza. Uko ni ku ijambo ryawe mwami ribitubwira. Nyemera Data umuntu wese utanga icya 10, umuntu wese mwamutanga amaturo, musukoho umugisha wawe, mugomoreho umugisha mwami, aburahawe ukwiza. Haningyanyu zose zari ziri ku buzima bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze mwami iri joro, uyu mugoroba umugisha ubwoko bwawe. Dore benshi mwami bifuza kugutangira ariko badafite uburyo, dore benshi mwami bifuza kugukorera ariko batabishoboye, baraba bafite agahinda kuko Data ibyo bifuza kugukora ntabafite ubushobozi. Ndabasengera uyu munsi wa none mwami kugira ngo ubahe imbaraga, ubakingurire imiryango, ubakize ubukene, ubakize imbaraga zose z'umwanzi, ubereke kugira neza kwawe, ubereke gukomera kwawe. Data ndakwinginze mwami, abo ngabo bose mwami batanga, ubahe ibyo barya mwami, ubahe ibyo banywa, ubahe imyambaro. Data ibigega byo bihore byuzuye kuko babibye imbuto mu bwami bwawe. Ubahe gusarura muri iyi si, ubahe gusarura muri buno buzima, ubagire neza mwami, ubiteho kandi ubahe ibyo bifuza byose. Turagushimye Mana kuko mva gusenga, turashimye kukugira neza, turashimye kuko dushubije, kandi mwami ukaba uduhaye icyo dusabye. Izina ry'Ishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo rivuga ngo rifite umutwe uvuga ngo igitambo gikwiriye. Haleluya. Reka tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cya Samweli wa 2 n'ibice 24, turasoma duhereye ku murongo wa 18, ariko nyuma y'amateraniro uze gusoma iki gice cyose uhereye ku murongo wa mbere kugira ngo ushobore kumva ijambo neza. Turaza kugusobanurira uko bishoboka, ariko ni byiza yuko tugira umuco mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana. Umurongo wa 18 turaza kurangiriza ku murongo wa 25. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati, zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Aruwona. Umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ariko Uwiteka yategetse. Arawuna arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arawuna arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati, mwami nyagasani uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati, nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Arawuna abwira Dawidi ati, umwami databuja najyane ibyo ashatse byose abitange. Dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mubigire inkwi. Ibi byose nyagasani
jye arabona mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko umwami abwira Arawuna ati oya, ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli z'ifeza 50. Atanga ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu, umugiga ishira mu Bisirayeli. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umutwe w'ijambo tuganiraho uyu mugoroba uravuga ngo igitambo gikwiriye. Hariho ibitambo byinshi dutanga mu buzima, ariko hari igitambo utanga kigakora ku mutima w'Imana, kigatuma Imana ihindura gahunda yari ifite, ikarekeraho kugirira nabi ubuzima bwawe, umuryango wawe, cyangwa se ibikorwa byawe. Hari ibintu byinshi bitubaho mu buzima, tugafata umwanya tukajya imbere y'Imana, tukiyiriza, tugasenga, tukarara amajoro, tukiyiriza, ariko ntibikemuke. Tugakora ibishoboka byose ngo ibyo bintu bishe mu buzima bwacu, ariko ibyo bintu bikanga gushira. Rero hari igihe ibyo ngibyo urimo ushaka yuko Imana igukiza biba bikeneye igitambo gikwiriye imbere y'Imana, Imana yakira, hanyuma igakiza ubuzima bwawe. Gusenga no gukingura isi y'umwuka n'imbaraga zitagaragara zikorera ahantu hatagaragara, zikorera mu isi y'umwuka. Rero isi y'umwuka ikenera ibitambo. Abasenga cyangwa se abarokore benshi ntabwo dusobanukiwe ibitambo n'imbaraga z'ibitambo. Kubera izihe mpamvu? Kubera ko hari ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe gitambo kizima gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero iryo jambo twagenterprese mu buryo butari bwo. Kubera iki? Kuko ikiremwa muntu gifite ubunyangingo cyangwa se ADN zo kwikunda. So ukuntu turemye, ukuntu turemwe mu buryo bwo kwikunda. Tuba twumva ibintu byose byaza aho turi. So, dukunda guhabwa kuruta gutanga. Dukunda kwakira kuruta kurekura. Dushaka ko abantu baduha kurenza uko dushaka guha abantu. Tuba twumva ibintu byiza byose byaba ibyacu aho kugira ngo bibe iby'abandi. Rero iyo tubonye ikintu kitubwira ngo rekura ibyo ufite, rimwe na rimwe bita dutangira kugishakira ibibazo byinshi, kuko dutangira kwibaza uyu muntu ni umushonji, umuntu ashaka kurya amafaranga yacu, umuntu arashaka. Ariko iyo haje ikikubwira ngo akira, twuzura umwuka tukamera amahoro, tukavuga mu ndimi, amarangamutima yose araza. Nigeze kuvuga ku kintu kijyanye n'ubwesikoro cyangwa se no kwesikoroka. Inshuro nyinshi abantu besikoroka abandi ntago abakubwira ngo tanga. Ikintu cya mbere abanza kukwereka ibyo ugiye kwakira, hanyuma yakwereka kuri buze kubona ibintu by'umurengera,
ugahita ufata duke wari ufite ukaturekura udatekereje. Kubera iki? Urashaka kubona ibirenze. Arakubwira ati hari ikintu ushobora kuba wakora mu kanya gatoya, babyita ngo ni ugutubura, kumultiply. Fata ibihumbi byawe 10 biteva mu miliyoni. Ntago utekereza ngo wibaze iyo miliyoni uburyo ki ibihumbi 10 bigiye guhita biva mu miliyoni. Ngo ushyire mu bitekerezo baza umuntu wakoze business agashora ibihumbi 10 akunguka miliyoni muri iyi si. Wigeze usoma, wigeze wiga mu mateka, wigeze wumva ikintu ushobora kuba warangura ibihumbi 10 ukagisubiza miliyoni? Ibyo bitekerezo ntabyo ushobora kugira. Ntiwibaza uburyo ki abacuruzi bacuruza kugira ngo yunguke miliyoni amafaranga aba yashoye uko angana. Iyo miliyoni uburyo kizamo. Ntutekereza uburyo ki banki y'igihugu ikora ayo mafaranga. Nayo irayagura, irayakora, afite amategeko ayagenga kugira ngo asohoke. Rero uburyo umuntu ari buzi imbere yawe akakumvisha ko ibipapuro ufite ashobora gukora amaje bigendukamo miliyoni, kandi ukabyemera ukamuhereza ibihumbi 10 byawe witeguye ko biruze kuvamo miliyoni. Abantu benshi bahuye n'ibibazo bikomeye, abandi bari mu myenda ihambaye, amadeni no kwishyura bizanagorana. Kubera iki? Birukanse mu baturanyi, biruka mu nshuti, amubwira ngo nguriza ibihumbi 100 rwose nzagusubiza ngo ibihumbi 150. Akajya ku wundi ibihumbi 300 nzabigusubiza nzagwa 500. Akajya ku wundi ibihumbi nka miliyoni 1 nzagusubiza miliyoni 2. Ubwo hari ahantu bamubwiye ngo nushora miliyoni 3 uzavanamo miliyoni 10. Wowe shakisha uburyo ki wakwiza miliyoni 3 hanyuma uzishyiremo ahanga, uzahita uburyo ki tubona miliyoni 10. Akagenda agakusanya bwa bufaranga bwose bw'abandi akabusuka muri cya kintu cyose akabuhereza baba. Arashaka kubona miliyoni 10, arashaka gukira byihuse, arashaka kubona ibintu by'umurengero ataruhiye atakoreye. Agahita bara uburyo ki miliyoni 10 nazizana asubiza abantu miliyoni zabe 3, agahita asigana na miliyoni 7. Akavuga tumva mbaye umukiri byanjye birarangiye. Agahita apanga akazahita agura n'imodoka, agapanga ibyo azajya, agapanga ibyo azaha, agapanga imyambaro azambara, agapanga hazasohokera. Umva aricara akabara ibintu byinshi agiye gukora mu masegonda nkayo guhumbya. Yamara gukusanya za miliyoni zose yasibahereza, ako kanya yajya gushaka abana agasanga bagiye kera, ntibakibaho. Aho bakoreraga baragiye, ibintu byose byarafunzwe. Agasigara mu bibazo byo kuvuga ngo ndakuraho amafaranga y'abandi. Agaruka imbere y'Imana arira, bakozi b'Imana bashumba mu nsengero mfite ideni. Warifashe gutese? Ni ibintu nari ndimo byunguka amafaranga bitubura, mfata amafaranga nzi ko nzagara, none bwari ubwesikora. Benshi barahari, si muri Afrika gusa, no mu bihugu by'i Burayi, no muri Amerika. Abantu benshi bari amafaranga muri ubwo buryo. Ibyo bishingiye muri kamere n'imiterere y'umuntu, kuko uko duteye dushaka kwakira cyane kurenza uko dushaka kurekura. Rero iyo tubonye inzira iri buze kuzana ibintu bihambaye byinshi byirukanka birenze, ako kanya ntacyo tutakora kugira ngo twirunde umuriro cyangwa se twisuke muri ibyo ngibyo. Ibyo rero kubera izo kamere zacu zo gukunda kwakira, gukunda guhabwa, gukunda kwigwizaho ibintu byinshi, bituma duferinga cyangwa se tunanirwa kumva ijambo rijyanye n'igitambo cyo mu bwami bw'Imana. Kuko utangiye kurivuga
uhita wumva yuko agiye kukwaka, agiye kugusaba. Noneho ugahita uhagarara kuri rya jambo rivuga ngo Yesu niwe gitambo kizima gihoraho gikuraho ibindi bitambo byose. Yes, nibyo koko niko bimeze, ariko umva neza, Yesu yitangaho igitambo, yitanzeho igitambo gikingura ahera hahera. Kuko ugomba gusobanukirwa, ibitambo byari biriho mu isezerano rya kera. Abantu benshi barafite ibitambo batanga kubw'impamvu zitandukanye, ariko hakabaho igitambo gitangwa n'umutambyi mukuru, kigatangirwa ahera hahera. Cyari igitambo cy'impongano gituma abantu bababarirwa ibyaha. Uyu mutambyi yajyanaga ayo maraso y'icyo gitambo cyo gusabira abantu imbabazi. Cyari igitambo cy'imbabazi. Hanyuma icyo gitambo cy'imbabazi akakijyana yambaye umwenda wera, akakijyana ahera hahera. Icyo gihe yajyagayo babaga bamwambitse umugozi, kuko nta wahakandagiraga, hakandagirwaga n'umutambyi, nawe akakandagira rimwe mu mwaka. Ntabwo ari ahantu buri muntu wese yapfaga kujya uko yiboneye, buri segonda, buri munota. Oya, bamwambikaga umugozi muremure, hanyuma bagasigara bahagaze hanze kure cyane, bafashe wa mugozi, bafashe cya kiziriko, kuko ntabwo babaga bizeye yuko ari buhava amahoro. Noneho akambara inzogera cyangwa se amayugi. Abantu babyina barabizi, ari amayugi bambara ku maguru, wakubita bikagera ca 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 ca. Umutambyi yagendaga aho hantu yambaye iyo nzogera, afite uwo mugozi, hanyuma akajya ahera hahera akazenguruka. Uko yazengurukaga atwaye ya maraso yo gusabira abantu imbabazi, yagendaga azenguruka ahera hahera asabira abantu imbabazi. Hanyuma uko atambutse agakubita hasi ikirenge kugira ngo yanzogera ivuge. Inzogera ikagira ngo di di di. Icyo gihe abasigaye hanze bashoboraga kumva cyangwa se bagasonekirwa yuko uyu mutambyi aracyari muzima, bakagira icyizere cy'uko akiri muzima, agikomeje gutanga ibitambo. Rero uko yakomezaga kugenda, iyo bumvaga inzogera icecetse, rimwe kabiri gatatu igaceceka, bakumva umunota urashize nta nzogera ivuze, bakururaga umugozi. Iyo bawukururaga kugira ngo umutambyi yumvishe ko ari muzima, nawe yarawukururaga, yanyangizaga ikirenge, nawe agakurura akumvisha yuko akiri muzima. Iyo bumvaga nta nzogera, bakura umugozi bakumva nta sinye n'imwe itanzwe, bamenyaga ko umuntu yamaze gupfa. Ibitambo byabo Imana itabyemeye, amaraso yajyanye atayemeye, nawe ubwiwe atemewe imbere y'Imana, yaguye imbere y'Imana. Ubwo icyo bakoraga, kuko nta wundi washoboraga kujyayo kumukurayo, wari kujyayo nawe yari gupfa. Icyo bakoraga ni kimwe, bakururaga wa mugozi, bagakurura intumbi, bakayisohora hanze bakoresheje wa mugozi, bakajya gushyingura. Nuko byari bimeze, nta muntu wahakandagiraga. Rero Yesu Kristo ubwo yaravuye mu mva, Mariya yaje amusanga nashaka kumuhobera, arambwira ngo oya, ntunkoreho, kuko ngiye kubanza gutwara igitambo kwa data, hanyuma ndebe ko cyemewe, nibwo ushobora kunkoraho. Kubera iki? Yesu we yaravuye mu mva, nubwo ngo yari yanesheje isi. Rero Mariya yarahumanye, yari yanduye, ariko Yesu yaramaze kuva muri uyu mubiri wanduye. Iyo aza akamukoraho yari kumwanduza, nawe ugasanga igitambo cyiwe ntabwo cyemewe. Bibiliya, umwanditsi wa Bibiliya yaravuga ngo niwe mutambyi mukuru winjiye ahera hahera, hatarahera ho muri iyi si, ahubwo ahera ho mu ijuru. Nuvuga ngo Yesu Kristo we yagiye nk'umutambyi mukuru usumba abandi batambyi bose,
noneho we ntiyajya hahandi aheraho mu isi abantu bapfiraga, ahubwo we ajya aheraho mu ijuru. Kuko mbibutse ko Mose yubaka rino hema yubatse agendeye ku byo yabonye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo cyari igishushanyo, yari copy paste y'ibyo yabonye mu ijuru. Rero ririya hema ryashushanyaga ubuturo bw'Imana bwo mu ijuru, aheraho mu ijuru ko hameze. Rero Yesu Kristo ntabwo yinjiye mu ihema rya Mose cyangwa se mu rusengero rwa Salomo cyangwa rwa Nehemiya, oya, ahubwo we yazamutse hahandi Mose yabonye ari ku isi mwiyerekwa, akahubaka mu isi. Yesu niho yinjiye, noneho we aba igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Icyo gihe duhita twebwe twemererwa kwinjira aheraho mu isi, ariko twinjira n'ahera ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Guhera uwo munsi, kuko yarahakandagiye, nuvuga ngo wa mwenda ukingirije ahera ubucitsemo kabiri. Niyo mpamvu uyu munsi wa none dufite uburenganzira bwo gusenga, bwo kwinjira kuri podium, bwo kwinjira mu masengesho, bwo kwinjira muri presence y'Imana. Nubwo waba wacumuye, nubwo waba wasambanye, nubwo waba wibye, ukahabonera imbabazi zo kugira ngo uhapfire, ubundi abandi barahapfiraga. Ariko ibyo bitandukanye n'igitambo Dawidi yaragiye gutanga ku musozi. Dawidi igitambo yagiye gutanga kuri uyu musozi ku mbuga ya Arowuna gitandukanye n'igitambo umutambyi yajyanaga ahera. Ni ibitambo bibiri bitandukanye. Ariko twebwe kubera ko dutinya kwa gutanga, duhita tubifata byose tukahita tubishyira mu gatebo kamwe, tutiburiya ni byose yarabirangije. Ariko ibyo bituma iyo tubifashe gutyo, nicyo gituma dushobora gusaksesinga mu gakiza, tugasaksesinga mu mpano z'Imana, tugasaksesinga mu busabane n'Imana, kuzura umwuka wera, kuvuga mu ndimi, guhanura, kuririmba, kugenza gute, byose tukaba successful. Ariko byagera mu gutsinda ibindi bibazo n'izindi ntambara ziri muri iyi si, tugafailing. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, afite ijwi ryiza, araririmba neza, abamarayika bakamanuka, umwuka barakamanuka, ariko ugasanga ikintu kijyanye n'umwuka w'ubukene kiracyari ku buzima bwiwe. Ugasanga gukenyuka biracyari ku buzima bwiwe. Ugasanga umuryango wiwe uracyasafaringa. Ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana, ararara amajoro, arabwiriza, aritanga, arakora byose bishoboka mu bwami bw'Imana, arafite impano zidasanzwe, arasengera abantu, ibitangaza bigakoreka, ariko ubukene buracyari ku buzima bwe. Kwambara ubusa, kubaho nabi, kurara habi, kuba mu nzu mbi, kuba mu buzima buciriritse, kuba mu byago bitandukanye, intambara zisimburana ku buzima bwe buri munsi. Ariko nirukana abademoni baragenda, nasengera umuntu umugaye arahaguruka, nirukana abazimu ariko ahandi arafeyeringa. Kubera izihe mpamvu? Kuko twitiranije ibintu. Abisi ntabwo basaksesinga mu gakiza, kuko igitambo cya Yesu ntacyo bafite. Ariko mu buzima bw'isi bari successful. Why? Kuko babasobanukiwe imbaraga z'ibitambo. Iyo hageze kubaka ibicano no gutanga ibitambo, bo ntibazuyaza, bazi iki gitambo gikora mu isi y'umwuka, bazi imbaraga ziba mu gutanga ibitambo. Ibitambo bikingura isi y'umwuka. Hari abantu babonye urubyaro kubera ibitambo batanze. Hari abantu babonye amazu, hari abantu buriye indege, hari abantu babonye ibintu bihambaye, babonye amapozisiyo akomeye kubera gusobanukirwa isi y'ibitambo. Igitambo gikingura isi y'umwuka. Igitambo kibohora ibintu biboshye. Igitambo gituma Imana ihindura porogaramu zayo, igakingura imiryango ku buzima bwawe itari kuzegera ikinguka. Niki cyari cyabaye ahanga?
biravuga ngo Imana irakarira Abisirayeli. Sinzi ikintu Abisirayeli bari bakoze, ariko Imana yari yabarakariye. Hanyuma ibarakariye ngo ishira muri Dawidi kubabarura cyangwa se gukora ibarura. Dawidi ntabwo ari ibintu byizanye muri we. Burya hariho igihe Imana irakarira abantu runaka, hanyuma kubera yabarakariye ukagwa muri piège z'uburakari Imana yarakariye bari abantu bandi. Imana yarakariye Abisirayeli, ibyo bayicumuyeho simbizi, wenda tuzabirebaho, tuzinja muri Bibiliya turebe neza. Uyu munsi ntabwo nabyinjiyemo cyane, kuko icyo ntabwo nari ngambiriye kureba koze nubwo biba biri ngombwa, ariko nashaka kureba, nari ndi kuri igitambo, imbaraga z'igitambo, ariko ntabwo nashatse kwinjira cyane muri detaye. Why? Gusa hari igihe bari ngombwa yuko ako ka introduction gacamo kugira ngo wumve neza, ko hari igihe umuntu asoma ijambo ukarifata ejo ugafata akarongo kamwe gusa, ariko ukagenda udashoboye gusobanukirwa. Bitewe n'uko Imana irakariye Abisirayeli, ishyira muri Dawidi umutima wo gukora ikintu atagombaga gukora. Akora icyaha bivuye ku Mana kugira ngo ikubita Abisirayeli. Kubera yuko iteka Imana ishaka impamvu zo gukora ikintu runaka, ntabwo igikora ikintu idafite impamvu. Buri kintu cyose Imana ikora haba hari impamvu. Niyo mpamvu birivuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo Imana izabarekuriraho umwuka w'ubushukanyi, kugira ngo abantu bakora ibibi bituma Imana ishobora kubata. Kuko usanga abantu bavangavanga utuntu, rimwe agakora utu, ubundi akiruka mu rusengero, ubundi akagira gutya, ubundi akabangikanya utungutu, rimwe akajya kuraguza, ubundi akaza mu rusengero, ubundi akagira uku, ubundi ugasanga nyine none Imana ikareba ikabura ahantu ikukarasa. Mu bapfumu uriyo, mu rusengero uriyo, mu tubari, muri boîte uriyo, muri overnight uriyo, ahantu hose. None Imana ikareka avuga ubu si uyu nguyu ni umupagani, ni umurokore, niki, nta na kimwe afite. Rero Imana birayigora gufatira ibyemezo abo bantu. Niyo mpamvu irivuga ngo izabarekuraho umwuka w'ubushukanyi, kugira ngo noneho abantu bamese kamwe. Nimba ari ukizwa kizwe, nimba ari upagana pagana. Hanyuma Imana ibona impamvu zo kubarekuraho ibyago bakwiriye, kuko banze kumva ukuri. Biravuga ngo banze kumva ukuri. Icyo gihe rero izarekura ibyago bize ku buzima bwabo. Izarekura umwuka w'ubushukanyi uze ku buzima bwo, kuko babanye n'ukuri ntibakumva, ntibakwakira. Hanyuma umwuka w'ubushukanyi numara kuza ku buzima bwabo, bakora ibintu sasa bibahesha guhanwa. Abisirayeli bababaza Imana. Imana ari kwibona ko uko biri kose niba kubita Dawidi araza gushinga urubanza, hanyuma irazica muri Dawidi, imushyiramo umutima wo gukora amakosa. Arahaguruka ahamagara umugaba w'ingabo ziwe, aramubwira ngo genda ubarura Abisirayeli n'Abayuda bose unzanire imibare yabo. Uyu mugaragu wa Dawidi, umukuru w'ingabo za Dawidi, agiramo akantu k'ubwenge muri we. Reka mvuge ngo agiramo ka revelation. Avuga ibi bintu umwami n'ubikora biraza kudukoraho. Ko Imana yagwije Abisirayeli, ko yabakubye inshuro 100, ko nawe ubireba, niki gituma ushyira umutima wawe hejuru? Wabiretse ukabirekera uko nguko. Ariko murazi umwami avuza abategetsi. Biravuga ngo ijambo ry'umwami riraremera, riremerera umugaragu we, kuko yavuze babyabaye itegeko. Icyo umugaragu yakoze ni kimwe, aragenda azenguruka mu gihugu, atangira kubara abantu.
bakora ibarura, barabarura, bararangije bazana imibare Dawidi. Bakizana imibare bakigeza aho ngaho, Dawidi yari afite umuhanuzi witwa Gadi. Gadi yari umuhanuzi wa Dawidi, niwe Imana yacagaho kugira ngo ivugane na Dawidi. Gadi ahita azayiruka abwira Dawidi, mwami, ibyo wakoze biragayitse mu maso y'Uwiteka, none hari ibihano bitatu Imana imanuye kubw'ikosa wakoze. Igihano cya mbere, inzara iratera imara imyaka 7, igihugu cyose cyicwe n'inzara mu gihe cy'imyaka 7. Icya kabiri, uzamara amezi 3 wirukanka uhunga ababisha bawe. Ababisha bawe bazakwirukankaho, bazakurwanya mu gihe cy'amezi 3 uhunga, bakwirukaho ijoro n'amanywa. Icya gatatu, mugiga izatera imara iminsi 3 yice ibihumbi n'ibihumbi. Rero muri ibyo bihano byose uko ari bitatu, hitamo kimwe, hanyuma ukimbwire, menye icyo njya gusubiza Imana, kuko Imana yantumye nze nkubwire. So rero nkeneye kujya kubwira Imana yantumye, rero umbwira kimwe muri ibyo ngibyo bitatu ngende nyibwire. Dawidi areba imyaka 7 igihugu cyicwa n'inzara. Ubwoko bw'Imana inzara nimbi, umuntu utarasonza Imana izamurinde gusonza. Nimba ari ikintu kibi kibaho mu buzima ni inzara. Inzara iragushajisha neza. Umuntu ku myaka 60 ukagira ngo afite imyaka 120. Umusore w'imyaka 30 wamureba ukazajya ubona aragenda yandika 8 mu nzira ukagira ngo yasinze kubera inzara. Inzara nimbi. Nimba ari ikintu kibi kibaho mu buzima ni inzara. Nta muntu ushonje ushobora kubona ubwiza bwiwe. Ariko umuntu wese muzarebe, hari abasitari bamwe mujya mureba ku ma YouTube bagitangira, bakabereka udufoto twabo bagitangira kariyeri zabo, ukamureba ukabona yarameze kuko ashaka, wamureba uyu munsi ukabona ni bogari, afite toto mu maso. Noneho ukamureba mu myaka 10 ishize nibwo yari agasaza, uyu munsi wa none ni umusore. Kwibaza, iya kera ni iyihe, iya vuba ni iyihe? Ariko amafaranga amaze kuza, amaze kwigagahaga, ibintu byose birahinduka, ubwiza bukaza, no kuvuga birahinduka. Ugasanga umuntu aravuga ni icyizere, afite confidence, arasubiza ibibazo. Ugasanga umuntu ubwenge bwaraje, basigaye bamutumira mu interview, arimo aratanga ama interview, arimo arasobanura ibintu runaka. Kibazo umuntu yabyize hehe? Afite amashuri angahe? Oya, ifaranga ryaraje, ararya gahaga. Yo ari ugahaga n'ubwenge buraza, ariko yishonje n'ibyo si byose biraguruka. Dawidi ibyo ngibyo rero yarabizi cyane, avuga ngo imyaka 7 igihugu gikubitwa n'inzara, avuga tumva birakomeye. Arangije aritegereza, areba abanzi bamuzengurutse. Abanzi banjye bangiraho imbaraga. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, buriya abanzi bacu ibyo batwifuriza bishyizwe mu bikorwa, wajya umva, wajya mu handi imodoka ikagukubita, inshinga z'amashanyarazi zamunuka zikaza zikagutwika. Ibintu abanzi bawe bakwifuriza Imana ibirekuye ku buzima bwawe. Reka nimba mubona turyama tugasinzira, nuko Imana igwabiza imigambi y'abanzi, nuko Imana iduhagararaho imbere y'abanzi bacu. Niba mubona tugifite akabiri, niba ubona ukice muri urwo rugo wubatse, nimba ubona ugifite abana bawe, nuko ibyabanze bakwifurizaho byose Imana ibihindura ubusa. Ibyo Dawidi yarabizi, azi ibintu abanzi bamwe, avuga ngo ibintu abanzi banjye banyifuriza bimbeho. Yesu we, oya. Yari amezi 3 gusa, ariko yarazi ko ayo mezi 3 ari gehinomu, ari mu muru utazima. Navuga ati ibyo nabyo birakomeye, sinabihitamo. Areba mugiga none igiye kumanuka igatsembaho igihugu cyose. Avuga tumva, Gadi we, genda ubwire Imana ngo
mbuze icyo mpitamo, mbuze icyo mvuga, mbuze icyo ndeka, ariko hari kimwe. Genda ubwira Imana ngo mu maboko yawe mbariho ngwa, kuko baso hari imbabazi. Imana ubwayo iba arireba uko ibigenza, kuko niho muri yo hari imbabazi. Uko iri bubigenze iraza kongeramo n'imbabazi zayo, ariko rwose Gad aragenda abwira Imana ati Imana yavuze ngo ukora ibyo ushaka, ariko amaboko yawe niho ashaka ko nabonera imbabazi. Biravuga ngo uwo munsi mugiga yataka igihugu, hateye indwara mbi y'icyorezo yitwa mugiga, ikindagura abantu. Umuntu akarwara mu isegonda imwe, muri indi segonda rikurikira akaba arapfuye. Umugore agihamagara umugabo ngo ngwino urebe kakana karapfuye, yajya guhamagara umugabo agasanga umugabo nawe yumiye ku gitanda. Yasohoka ngo ajye kureba umuturanyi amubwira ati muze mu ntabare wanjye biracitse, agasanga umuturanyi nawe yikorera amaboko ati abana banjye 3 barapfuye. Yajya ku ruhande ngo ajye guhamagara wo kundi ruhande, bagahura n'abana baza birukanka ati ababyeyi bacu barapfuye. Ibyo biba mu masegonda nkayo guhumbya mu gihugu cyose. Nta rugo na rumwe rwasigaye rudapfushije abantu, kandi si umwe si babiri. Inkuru raporo zirukanka ako kanya zitangira kugera ku mwami buri segonda buri munota, kwa kana kabarapfuye, kwa kana kabarapfuye. Mu mudugudu runaka abantu bamaze gupfa ari 100, hari abamaze gupfa ari 1000, hari abamaze gupfa ari 3,000, hari 7,000 birapfuye, hari abagabo 5,000 bimaze gupfa. Dawidi aracanganyikirwa neza. Arasenga buri byo asenga, aburi byo avuga, aburi icyo akora, arangije ajya imbere y'Imana avuga ngo Mana, nige wakoze icyaha, icyagewe n'umuryango wanjye, ariko bari abantu b'inzira karengano bareke. Sinzi ko hari umuntu muri iyi si y'umunsi wa none bavuga ngo nyicukiza abandi, simbizi, wenda barahari, ntabyo nzi, ariko Dawidi yarafite umutima wihariye. Ariko icyo Dawidi atarazi ni kimwe, nuko icyaha yakoze nawe yagikoshejwe nuko Imana yarakariye Abisirayeli. Ntiyarabizi yuko yacumuye kubera Abisirayeli. Niyo mpamvu Imana itaje gukubita inzu ya Dawidi, yakubise Abisirayeli bose. Kubera iki? Kuko icyo Dawidi yakoze ntibyavuye kuri we, n'Abisirayeli babimushoyemo. Iyo bitaza kuba Imana ifitiye uburakari Abisirayeli, ntabwo ibyo byari kubaho. Ariko kuko yarakariye Abisirayeli, Dawidi yakoze ibyaha. Mu gihe Dawidi arimo gutaka, arimo kurira, abaza Imana ngo Mana, basi kubita jyewe, basi babaza jyewe, kuko igihugu cyose kiracura umuborogo. Ako kanya Imana iramanuka, isanga umuhanuzi witwa Gadi, iramubwira ngo genda ubwire Dawidi niba ashaka ko ibi bintu bishira, azamuka ajye ku musozi, ajye ku mbuga yo kwa Arawuna, hanyuma antambire y'ibitambo, nibwo ndibuze gutanga imbabazi. Hari ibintu byinshi mu buzima bwawe uzakenera gutanga igitambo kugira ngo icyo kintu kikwicaye hejuru kikuveho, kugira ngo uwo mwuka wananiwe kunesha ubuneshe. Haleluya. Ntabwo mvuga igitambo cyahera hahera, ndavuga ibitambo bikenewe mu buzima ngo isi y'umwuka ikinguke, ukire, ukize urugo rwawe, ukize umuryango wawe, ukize urubyaro rwawe, ukize amagara yawe. Dawidi arirukanka arazamuka, ageze kuri iyo mbuga ya Arawuna, biravuga ngo akihagera akubitana n'umugabo muremure. Yari umugabo, biravuga ngo yarahagaze ku isi, umutwe ugakora ku ijuru, afite inkota mu kuboko kwiwe iva ku butaka ikagera mu ijuru. Uwo ni marayika w'Imana, ari mu gice cy'abamarayika bitwa abahozi. Abamarayika Imana ikoresha irimo guhora, y'Imana ifite umujinya, y'Imana irakaye. Abo ni abamarayika batababarira.
n'abamarayika aho bagenda kuri misiyo yabo no kuvusha amaraso. Misiyo yabo bamarayika ni ukwica, nta kindi. Uwo mumarayika niwe wamanutse muri Egiputa ubwo Abisirayeli bagombaga gusohoka muri iryo joro. Ijoro rimwe gusa yarazengurutse inzu zose z'Abanyegiputa, amekinze sho yuko nta mwana n'umwe w'imfura ukiriho, amekinze sho yuko nta nka y'imfura, nta hene y'imfura, nta ntama, nta tungo iryo ari ryo ryose ry'uburiza ryari rikiriho. Mu ijoro rimwe gusa rifite amasaha atageze kuri 12, igihugu cyose yarakizengurutsemo arangije gukora iyo operasiyo. N'abamarayika bafite speed idasanzwe, n'abamarayika bafite umuvuduko udasanzwe, n'abamarayika bafite umujinya w'Imana no guhora kw'Imana, nta mbabazi bagira. Imana ivuze ngo rambura inkota ukubite, arakubita. Bahagara Imana ivuze ngo unamura inkota, nibwo bahagarara. Akazi kabo bashinzwe kuvusha amaraso. Abo bamarayika, uwo mumarayika niwe Imana yohereje ubwo Yehoshafati yari arimo asenga. Ibihugu birenga 5 byakoranije ingabo zitwaje intwaro z'ubwoko bwose, ingabo z'intoranywa zikomeye, bumva yuko bagiye kuza bagafata ka Isirayeli bakakanyukanyuka amasegonda nkayo guhumbya. Yehoshafati asenze atakimana arira Imana, Imana irekuriye umumarayika. Uyu marayika yaramanutse mu ngabo z'ibihugu 5 amasegonda nkayo guhumbya, zose yarazishize hasi. Biravuga ngo Yehoshafati yageze ku rugamba asanga imirambo gusa irambaraye. We nta kina, ntagira impuhwe, nta umuhagarara imbere, ntagira imbabazi, ashyira mu bikorwa itatumwe gukora. Nuko uwo marayika yakubitanye na Dawidi. Dawidi amubonye, arebye uburakari buri mu maso yiwe, arebye inkota yitwaje yuzuye amaraso amaze korereka igihugu cyose, ahantu hose ari imiborogo gusa, ahita yikubita hasi. Bibiri avuga ngo agwa yubamye. Ni marayika uteye ubwoba. Muri aya masengesho y'imisi 40 tuzagira imisi tuzasobanura kwa marayika. Ni marayika uteye ubwoba. Dawidi amubonye agwa yunamye, abwira Imana ngo Mana, ibyanjye bindangiriyeho. Yari yarigeze intwari ihangana abagoriyati, yabonye mu marayika, aho n'ubutwari bwaho bugarukira. Icyo yakoze ni kimwe, yubaraye hasi atakambira Imana, avuga ngo Mana, unamuriye inkota. Imana mwijura amagara marayika amubwira ngo hagarara aho ngaho ugeze. Ubundi aba bamarayika bahabwa itegeko n'Imana gusa. Imana yonyine nibaha itegeko. Buriya ahangaha muri bihugu tubamo habamo ingabo, abasirikare bahabwa itegeko na perezida gusa, ntibagengwa n'andi mategeko y'igisirikare. Nta generali runaka ngo yavuze, nta koloneli runaka ngo yategetse. Iyo perezida ari ku murongo akavuga ngo mukora iki, nibyo bakora, ibisigaye ntubabaze. Perezida avuze ngo muhagarare aho bahagarara, avuze ngo mujye imbere, nta ngo muri ofisi ngo ya generali runaka, ngo muri etat major bavuze. Ibyo ntibibareba, ntibagengwa n'amategeko y'igisirikare cyose, bagengwa n'itegeko rya perezida gusa. Ababikoze n'abashyizeho ubwo buryo ngira ngo babikoporoye muri Bibiliya. Abamarayika rero bariho bagendera ku itegeko ry'Imana gusa. Hari abandi bamarayika tubana nabo, tugendana nabo, nawe uha amategeko, ubwira ngo kora icyaka gikora, ariko abo bobo ni itegeko rivuye ku Mana gusa. Dawidi yikubise avugije induru, Mana basi ndangiza jewe. Imana ibwira umumarayika ngo hagararira aho ngaho. Buhagaze. Ariko guhagarara ntibivuze gusubira inyuma,
ntibivuze kugenda. Nuvuga ngo yarakirimo agitikura abantu akibajomba inkota. Nuvuga ngo iyo nkota ya marayika yaraza agasanga umuntu mu rugo akinjira masegonda nkayo guhumya, yacumita inkota nka 5 bose bakabararambara, yakabarasohotse agiye mu rundi rugo, kandi ibyo bigakorwa masegonda nkayo guhumya. Yashobora kwinjira muri quartier, umva ingo zose akaziterera inkota icyarimwe, kuburyo abantu bose batakira rimwe, abantu bose bapfira rimwe. Babyita ngo ni mugiga, ariko yari mugiga idafite umuti, idafite urukingo, idafite dogiteri, idafite umuntu n'umwe, kuko aho nyine ntibivuga ngo urajya kwa muganga urasamba baragwa umuti runaka. Suko byari bimeze. Rero muri ako kaga gakomeye muri ubwo buryo, amasengesho ntiyashoboraga kugira ikintu akora, ariko imbaraga z'igitambo, haleluya, Gad abwira Dawidi ngo genda utange igitambo nicyo kiri bumareho ibingibi. Biravuga ngo Dawidi ageze kwa Arona ngo yishyura ikiguzi. Arona araza aramubwira ati, mwami, inka ngizi, ibiti ngibi, imboga ngiyi, ibyo ukenera byose ngibi, mwami wanjye ndaguha ibintu byose ku buntu. Dawidi, ku buntu? Nibyo ndimo kubona. Abwira umva, nta kintu cy'ubuntu na kimwe nakoresha muri kano kanya, ndishyura ikiguzi cya buri kintu cyose gikenewe kugira ngo ndebe yuko Imana kwemera guhendahenderwa iki cyago kikatuvaho. Biravuga ngo Dawidi yishyura ikiguzi cya buri kintu cyose, hanyuma yubaka igicaniro, afata inka ashyira ku gicaniro, atanga ibitambo. Haleluya. Ngo agitanga ibitambo, umubavu uhumura neza urazamuka ukora ku Mana. Imana iri mu ijuru iranezerwa. Bibiliya iravuga ngo Imana ibona guhendahenderwa. Urumva neza? Twabisomye muri Bibiliya ngo Dawidi amaze gutanga igitambo, Imana ibona guhendahenderwa, kwingingirwa. Icyorezo cyari kimaze abantu. Isengesho rya Dawidi rigeretse ku gitambo kizima gikwiriye. Nusengera ibintu mu buzima ukabona ntibihinduka, ugakora ibintu ukabona nta kintu bivamo, bazi Imana, Mana nta kihe gitambo. Kuko hari ibintu byinshi mu buzima bwawe bitazigera bishoboka keretse igihe utanze igitambo. Uyu mugoroba sinkubwira ngo igitambo iki cyangwa iki ngiki, kuko igitambo kijyana n'ibyo utangira igitambo. Sinzi ikintu ukeneye gutangaho igitambo mu buzima bwawe, cyangwa se ikintu utangiye, cyangwa se ikintu ukeneye gutangira igitambo. Ariko nugera ku rwego wumva yuko ugomba kugira icyo urekura kugira ngo ugire icyo ubona. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bivuze ngo amahame y'ubumana ashingiye ku gutanga. Kugira ngo ugire icyo wakira, usabwa ko ugira icyo utanga. Ibi rero dufeiringa every day kubishyira mu bikorwa. None se apostle, none se mukozi w'Imana, Yesu si igitambo? Ibyo nibazo dukomeza dura nabyo umunsi ku wundi. Yego nibyo ni igitambo, ariko nawe hari icyo ugomba gukora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Ntabwo dutanga ibitambo by'amaraso kubera ko amaraso ya Yesu arahagije.
ntidutanga igitambo gifite ubugingo, aho ndavuga inka, ihene, intama, ngo cyicwe amaraso yacyameneke, kuko kwicwa kwa Yesu birahagije. Ariko hari ibindi bitambo bikingura isi y'umwuka, hari ibindi bitambo bituma ibitashobokaga bishoboka, hari ibindi bitambo bituma ibitemeraga byemera. Hari igitambo utanga Imana ikemera guhendahenda kwawe, Imana ikemera kwinginga kwawe. Hari igihe amasengesho yawe atemerwa imbere y'Imana, hari igihe kwinginga kwawe bitemera imbere y'Imana, hari igihe ibyo usengera bidakunda, ugasengera ikintu kikananana neza neza burundu, ugasengera ubukumi bwawe bikanga burundu, kubuvamo bikanga, kubona impinduka bikanga. Ariko watanga igitambo, Imana ikemera gusenga kwawe, Imana ikemera guhendwahendwa kwawe, urimo guhendahenda Imana. Hari umuntu mwegeze kuduha ubuhamya, yari umudamu w'umupasiteri. Ubwo buhamya bushobora no kuba buri no kuri YouTube, ni naho nanabukurikiye. Aratubwira yapfushije ubukwe imyaka itagira uko ingana, yakoze acte prophétique nyinshi kugira ngo ashobore gukora ubukwe. Akagenda akagura amakanzu, akipima, akagenza gute, akagenda akagura ibishyingiranwa, agakora byinshi bitandukanye, ariko agategereza umwaka ubukwe bugahita, umwaka ubukwe bugahita, umwaka ubukwe bugahita, umwaka ubukwe bugafita. Arangije asobanukirwa isi y'umwuka, isi y'ibitambo. Aragenda aravuga ngo nkeneye umuhungu uzankwa 3,000,000. Agishyira imbere y'Imana akidekiriva, avuga ngo 3,000,000 ni inkwano nkeneye kuzakobwa. Hanyuma arangije aragenda afata 1,000,000 arayiterura, avuga ngo iki ni 1/2 cy'inkwano nasabye Imana nzakobwa, hanyuma ni igitambo cyanjye. Aragenda asanga umukozi w'Imana, usanga abakozi Imana benshi batandukanye, mu nsengere bakamusengera, akajya ku bandi mu nsengere, akazamuka ku musozi akiyiriza. Yari n'umukozi Imana nabwe ku giti cye, abahanuzi iki. Ariko aragenda afata 1/2 cy'inkwano yasabye Imana, aragenda ashyira umukozi Imana amubwira ngo iyi ngiyi ni inkwano nzakobwa, ni 1/2 cy'inkwano, ndagitanzeho igitambo, usengere ubukwe bwange, ndakeneye ubukwe uyu mwaka. Mukozi w'Imana arakira icyo gitambo, hanyuma murambikaho ibiganza musabira umugisha. Uwo mwaka yakoze mu bukwe, uwo mwaka yakoze mu bukwe. Isi y'ibitambo irakomeye cyane, ifite imbaraga zihambaye. Igitambo gicingura umuryango ufunzwe imyaka n'imyaka. Dawidi amaze gutanga igitambo ngo mugiga ihera kwishira mu bantu. Hari mugiga yometse ubuzima bwawe, ikeneye kugira igitambo utanga mu bwami bw'Imana kugira ngo ikuveho. Hari umwuka runaka wicaye ku buzima bwawe, kandi reka nkubwire, urebye igitambo utanga ukareba n'ibyo uburwana nabyo ntiwanabigereranya. Ubu se Dawidi nimba yaratanze inka nyinshi, yatanze inka 5 cyangwa inka 10, zanganaga n'abantu barenga 100,000 bamaze gupfa mu gihugu mu isegonda rimwe, ntago wabigereranya. Ngo yishyuye shekeli 30, tuvuge ko ari nkombe 30 by'amadolari, 30 by'amadolari, wabigeranya n'abantu barenga miliyoni barwaye mu gihugu barimo bapfa? Ntago wabigereranya. Dutinya gutanga ibitambo mu bwami bw'Imana, kandi ibyo tuba dusabwa gutanga n'ibyo tuba dukeneye ntaho bihuriye. Ibyo tuba dusabwa gutanga ni bito cyane, ibyo dukeneye birenze uko twabisobanura. Nigeze kubaho umuhamya njya kwiga kaminuza, kwiyandikisha byari 30,000. Ayo mafaranga 30,000 none mfite kuri konti yanjye yonyine gusa. Ndagenda ndafatanya kuraho yose, ndagenda ndayatanga.
nyatangaho igitambo, mbwira Imana ndavuga ngo ma, mbere yuko njya kwiyandikisha kuri kaminuza yo ku isi, niyandikishe kuri kaminuza yo mu ijuru. Aya niyo mafaranga mfite imbere n'inyuma, nta yandi nsigaranye. Sinzi nuko nzatega ngiye ku ishuri, sinzi nuko bizagenda, ariko dore ibyo nkeneye mu mashuri yanjye ABCD, ndatondeka kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, nzagaraduwetinga iri shuri. Ibyo byarakozwe, narize ndarangiza, sinigeze nsibira n'umunsi wa rimwe. Ibyo nasabye Imana byose yarabikoze. Nyuma yaho nigiye kwandikisha muri masters, ngenda nk'uko bisanzwe, numvaga nyine yuko uburyo ibiti byose byari bihari biri ku murongo, numva ko bizagenda gutya, bizagenda ukuntu kukuntu. Ndiyandikisha muri masters, nize ukwezi kumwe, abahajemo ngo jya kwiga muri Amerika n'ibiki byose, mba ndabihagaritse, mba ngiye gushaka ishuri muri Amerika, na n'isasi ndajyayo. Iyo nza kuba narabimenye uwo munsi najyaga muri masters, naho ngakora nk'icyo nakoze njya muri university ya bachelor, byashoboka ko mba narize nkarangiza na masters, ariko nayize ukwezi kumwe. Ndashaka kukubwira imbaraga z'igitambo. Kandi kuri kaminuza, njya gutangira kaminuza, nta nzira nimwe nabonaga. Ariko njya kuri masters, nabonaga ibintu byose bipanze ku murongo, n'uburyo bwose bwo kubikora bwose buhari, ariko byahindutse amasegonda nkayo guhumbya. Uyu mugoroba wige gutanga igitambo gikwiriye mu bwami bw'Imana, kuko igitambo gikwiriye gikingura imiryango yo mu isi y'umwuka. Igitambo gikwiriye gifungura imiryango yananiranye mu buzima. Igitambo gikwiriye kizatuma hari ibintu byinshi mu buzima Imana izemera gusenga kwawe. Igitambo gikwiriye kizagukingurira imiryango yananiranye. Igitambo gikwiriye. Tugiye gusenga Imana tugana ku musozo, ariko iyi niyo message ngufitiye kuri mugoroba, kuko usanga inshuro nyinshi tuba muri 40 jours, tukaba muri 20 jours, 70 days, amasengesho y'iminsi myinshi atandukanye, tugasenga aha, tukava aha, tukajya aha, tugasenga mu kwa 12, tugasenga mu kwa 12, aho ugasanga ibintu dusengera ni bimwe, ntibihinduka, ntibigenza gute. So rero hari uburyo bwinshi bwo mu isi y'umwuka usenga, ariko ukagira andi mahame runaka wuzuza. Iyo udashoboye kuzuza ayo mahame, ukomeza dusenga dusubiramo ibintu bimwe, ariko impinduka tukazibura. Nimba usengeye igihe kirekire, ayo masengesho yawe yongereho ibitambo. Saba Imana igushoboze. Tuzabasobanurira ubwoko bw'ibitambo bitandukanye, ariko uyu mugoroba ubanze wumve neza ko ukeneye gutanga igitambo gikwiriye mu bwami bw'Imana, kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe, ihendahenderwe amasengesho yawe. Abapagano barabyumva neza kandi babikora bihuse kandi bafite amarezilita. Niyo mpamvu bakomerera muri iyi si, twebwe tugakomeza kuba nabona, tugakomeza guhangayika kandi dusenga ijoro n'amanywa. Ariko bo ibyo bakora n'ibitambo batanga barabikora ijoro n'amanywa. Bo mu isi yabo y'umwuka ntibatinya gutanga imodoka yose yuzuye abantu ngo ihirime, ariko bakomeze batera imbere. Ntago batinya gutanga abana babo n'abagore babo kugira ngo bakunde bagere ku butunzi bashaka. Ariko wowe ntago usabwa kumena amaraso, ariko sacrifice ntoya twebwe tugomba gutanga mu bwami bw'Imana duferinga kuzitanga. Ariko abapagani sacrifice nini zikomeye. Ukwezi kwa 12 kwa kwaduhangayikishije, ukwezi kwa mbere kwa kwaduhangayikishije, amakisita barimo abahirya no hino, abantu bapfa igitondo n'umugwa. Kubera iki? N'amezi y'ibitambo, babatanga ibitambo bashimira Imana zabo n'imyuka yabo ko barangije umwaka. Mu kwa mbere batanga ibitambo kugira ngo batangirane
n'umwaka basaksesinga mu isi yabo. Tuba dufite intambara zikomeye cyane zo guhagarika no kuburiza mu ibitambo, ariko wowe usabwa utuntu duto cyane. Ugasanga wowe urasabwa nko kuba watanga umushahara wawe example wonyine gusa ukwezi kumwe, Imana ikagumugisha uhambaye, ariko bikakunanira. Ugasanga Imana irakeneye yuko ufata nk'aka miliyoni kamwe konyine gusuka kaba mu murimo w'Imana, cyangwa se mu bwami bw'Imana, cyangwa se mu bakozi b'Imana, Imana ikagumugisha, ariko bikakunana neza burundu. Ahubwo ugakomeza umva ko uzashishikara mu gusenga, ariko amahame ajyanye n'ubwami bw'Imana bikakunanira kuyashyira mu bikorwa. Ibyo bigatuma rodora turepeta, tuzengurukaho, tutajya turenga aho turi. Kuba wakwisakirifiye ugafata inzu yawe ukayibeshamo umuntu runaka, umukozi w'Imana runaka, umuntu runaka Imana iguhishuriye, muhiriyanza yibemo imyaka 3, imyaka 5, ibyo bitangaye igitambo mu bwami bw'Imana, bikakunana neza burundu. Kandi icyo cyari kuzatuma bakama etaje n'ama etaje, ukazapfa n'akari akazu kamwe konyine gusa. Kuko nayo majwi atubwira ngo dutange, iyo atujeho turayatokesha, turavuga ngo ni Satani. Ariko yumvise iri kubwira ngo ugiye kwakira, tuvuga mwuka wari yavuganye nanjye, hari amafaranga ntegereje, hari inzu ntegereje, hari umuntu ugiye kumpa ibintu runaka, utumva ko bivuye ku Mana. Ariko hazi iri kubwira ngo tanga icyo ngicyo ufite, ugatumva ko rivuye kwa Satani, kubera wa mwuka. Imana itugirira imbabazi. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Turakwinginze kugira ngo wakire ibitambo abana bawe Mwami dutanga mu bwami bwawe. N'umuntu wese Mwami wafashe icyemezo cyo gukora amasengesho y'iminsi 40 akareka kurya no kunywa, nawe Mwami yatanze igitambo cy'umubiri we imbere yawe, ucyakire Mwami. Ibi bitambo byose Mwami bitangwa ijoro n'amanywa, abatanga ibitambo mu butunzi wabahaye, abitanga ubwabo, abatanga ibyabo, aba bose Mwami ibitambo byose batanga imbere yawe, ubyemere, ubyakire. Ubaho umugisha Mwami, ubagirire neza, ubiteho. Usubize gusenga kwa buri wese, wemere ukwinginga abana bawe bakwinginga muri iyi minsi 40. Umugisha abantu bose twabanye muri amateraniro, umugisha umuntu wese uzakurikirana ino jambo, ndakwingize kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, ugire neza Mwami mu bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana. Amasengesho arakomeje ejo ku munsi wa 15, hanyuma mu gitondo ni morning glory, ku manywa tuzadufite inyigisho ku rubuga, ku mugoroba saa 3 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tuzaba turahangaha kuri YouTube live, turi no kuri Zoom, turi mu dusenga, turi imbere y'Imana. Rero nimuzabure cyangwa se ntimuzagira utundi program n'utundi tugahunda dutuma mudashobora kuba muri programu uko twatangiranye. Dukomezanye kandi mukomeze gutumira n'abandi baze guhabwa umugisha muri presence y'Imana, kuba kw'Imana. Imana ibahe umugisha, mugire ijoro ryiza.